Kimwe mu bintu bitangaje ariko binateye agahinda kuruta ibindi nuko amategeko Abisiraheli bahawe ngo abashushanyirize kandi abatungira agatoki kuri Kristo wajyaga kuza ariyo yahindukiye akababera inzitizi yo kumwakira ubwo yari amaze guhishurwa. Aba bantu bahumye amaso babambye Yesu Kristo huti kuko isabato yendaga gutangira kugira ngo batayizirura, nuko mu kutamenya bihutira kubamba isabato y'ukuri ku musaraba kugira ngo batazirura isabato y'umuhango yashushanyaga uwo bari bamaze kubamba. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 13 duhereye ku murongo wa 26 hagira hati: bene data bana b'umuryango wa Aburahamu namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe, kuko abatuye Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha basaba Pilato kumwica. Tudatinze reka turebere hamwe iby'isezerano ry'uburuhukiro rikiriho kugira ngo turebe ko twaginjiramo bikitwa none. Reka tunyure mu magambo ari mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 4 tugende dufata umurongo umwe cyangwa ibiri. Reka dusome. Nuko rero ubw'isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'ahatarishyikira. Icyambere tubona dushingiye kuri uyu murongo wa mbere nuko umwanditsi w'iki gitabo ahamya adakebakebye ko isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana rikiriho. Ikindi nuko uburuhukiro ari isezerano, ntabwo ari itegeko. Reka dukomeze dusome turebe uko umuntu agomba kwinjira muri ubu buruhukiro. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka babandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro ubwo yavuze iti: narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ari bw'Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Muri iyi mirongo ibiri tubonamo ibindi bintu bitatu. Icyambere nuko uburuhukiro bw'Imana bugendana n'ubutumwa bwiza. Icya kabiri nuko umuntu abwinjiramo abanje kwizera. Icya gatatu nuko iki kiruhuko gifitanye isano n'ikiruhuko Imana yaruhutse imaze kurema. Ku murongo wa 4 n'uwa 5 dusomamo ibi: kuko hari haho yavuze iby'umunsi wa 7 iti: Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Muri iyi mirongo naho umwanditsi w'iki gitabo yongera gushimangira ibintu bibiri. Icyambere nuko iki kiruhuko ari kuvuga gifitanye isano n'ikiruhuko cy'umunsi wa 7 wa nyuma y'iremwa ry'ibintu byose. Icya kabiri nuko hari abo Imana yavuzeho ko batazinjira mu buruhukiro bwayo. Tukiraha reka turebe aba bantu abari bo. Dore iby'aba bantu tubisanga muri Zaburi ya 95. Reka wenda duhere ku murongo wa 6 dusoza iyi Zaburi yose. Nimuze tumuramye twunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiriye i Meriba no ku munsi w'imasa mu butayu, ubwo basekuruza wanyu bangeragezaga bakantata bakabona umurimo wanjye. Narakariye b'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabwo, kandi ntibamenye inzira zanjye. Nicyo cyatumye ndahirana umujinya ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Mbese imasa n'i Meriba Abisiraheli bahakoreye iki ku buryo cyarakaje Uwiteka kigatuma arahirana umujinya ko batazinjira mu buruhukiro bwe? Reka dusome mu Kuva igice cya 17 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Iteraniro ry'Abisiraheli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse. Babamba amahema yabo i Refidimu, nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati: duha amazi tunywe. Mose arababaza ati: murantunganiriza iki?
kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukurira muri Egiputa kugira ngo twicanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, aba bantu ndabagenzane, bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywa. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yitaho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Dushingiye kuri aya magambo tubona neza ko icyaha Abisirayeli bakoze atari icyo kwica isabato. Icyaha Abisirayeli bakoze ni icyo kutizera Uwiteka, kandi n'igihano bahawe muribuka ko ari icyuko intumbi zawo zizarambarara mu butayu. Mu yandi magambo, bahanishijwe kutinjira mu gihugu cy'isezerano, ari cyo muri iki gihe cyashushanyaga uburuhukiro. Hamwe n'ibi, uburuhukiro Abisirayeli bo mu butayu batinjiyemo ni Kanani y'isezerano, si isabato. Kandi iyo Kanani nayo ntiyari uburuhukiro nk'uko isabato nayo itari bwo. Reka dukomeze mu Baheburayo ku murongo wa 6 n'uwa 7. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi. Ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Muri iyi mirongo umwanditsi w'Abaheburayo yerekana ko Isirayeli yo mu gihe cya Dawidi itari yakinjira mu buruhukiro bw'Imana. Akabihamya asubiramo amagambo ya Dawidi abonekamo ijambo uyu munsi, kabatinangiye imitima bashobora kubwinjiramo. Reka turebere hamwe ibiri mu murongo wa 8. Iyo Yosuwa baruhura, Imana niyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Dushingiye kuri uyu murongo, birumvikana ko niba Abisirayeli bo mu gihe cya Dawidi bari batararuhuka, ubwo no mu gihe cya Yosuwa naho bari batararuhuka, kuko Yosuwa yabayeho mbere cyane ya Dawidi. Ariko se ni ikihe kiruhuko yaba Dawidi cyangwa Yosuwa bose batahaye Abisirayeli? Mbese ni isabato? None se mu gihe cyabo ntabwo isabato yakurikizwaga? Oya, isabato yarakurikizwaga. Mbese ni umutekano wo mu isi? Oya, nawo wari uhari. Ndetse dore uko ijambo rivuga muri Yosuwa igice cya 21. Duhereye ku murongo wa 43 tukageza kwa 45 hagira hati, uku ni Uwiteka yahaye Abisirayeli igihugu cyose yasezeranyije ba sekuruza babo, baragihindura baturayo. Uwiteka bayihumure impande zose nk'uko yasezeranije ba sekuruza babo. Nta muntu n'umwe wo mu babisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe mu y'Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abisirayeli ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Muri Samweli wa 2 mu gice cya 7 ku murongo wa 1, kuri Dawidi naho hagira hati, nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka muyihumure ku babisha be bamugose bose. None se ko tubonye neza ko uburuhukiro bwa Kanani bari barabugezemo, kandi bakaba bararuhukaga isabato nk'ikiruhuko cyo ku munsi wa 7, bigenze bite ko yaba mu gihe cya Yosuwa n'icya Dawidi Abisirayeli bari bakirindushye? Kijambo riduhamirije ko bari batararuhuka. Ibyo ari byo byose, ubwo hari ikindi kiruhuko gitandukanye n'isabato y'umunsi cyangwa umutekano w'igihugu. Reka dufatire hamwe 30 ya nyuma ubundi twumve. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro
kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Dushingiye kuri aya magambo turabona ko uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Mwibuke ko iki gitabo cyandikiwe Abaheburayo cyangwa se Abisirayeli, ba bandi bari basanzwe bazi amategeko y'Imana. Mu yandi magambo, abantu uyu mwanditsi yavugishaga ntabwo ari abantu batari bazi amategeko y'Imana, ndetse isabato y'umunsi wa karindwi bari basanzwe bayikurikiza, bityo ntabwo ariyo yababwirizaga gukurikiza, ahubwo yabashishikarizaga kwinjira mu buruhukiro bw'uw'iyo sabato yashushanyaga. Icya kabiri ni uko winjiye muri ubu buruhukiro aruhuka imirimo ye. Muri ubu buryo imirimo abantu baruhuka binjiye mu buruhukiro bw'Imana si ukwiga, gucuruza no guteka, ahubwo imirimo abantu baruhuka ni ibyaha byabo, kuko imirimo y'amaboko yo bahita bongera bakayisubiramo ku munsi wa mbere. Mwibuke ko ikiruhuko cy'umunsi wa karindwi Imana yaruhutse kitagombaga kugira iherezo iyo bitaba icyaha cya Adamu na Eva. Nk'uko rero ikiruhuko cy'Imana yinjiyemo imaze kurema cyagombaga kuba icy'iteka ryose, niko abinjiye mu buruhukiro bwayo nabo bagumamo iteka ryose. Ntabwo ari ukwinjira usohoka mu buryo ngaruka cyumweru. Icya gatatu ni uko iki kiruhuko umuntu agomba kugira umwete wo kukinjiramo. Hamwe n'ibi, reka tubumbire hamwe ibyo tubonye muri iyi mirongo yose. Icya mbere ni uko Abisiraheli bariho mu gihe cy'ibyabaye mu kuva 17:7 batari bakinjiye mu buruhukiro bw'Imana, kandi mwibuke ko itegeko ry'isabato bari baramaze kurihabwa mu kuva igice cya 16. Icya kabiri ni uko Abisiraheli bo mu gihe cya Yosuwa, ubwo bari baramaze kugera mu gihugu cy'isezerano cyiswe cy'amata n'ubuki, nabo bari batarakinjira mu buruhukiro. Icya gatatu ni uko impamvu yatumye Abisiraheli batinjira mu buruhukiro ari uko batizeye. Icya kane ni uko muri aya magambo hashingwa agati ku ijambo uyu munsi nk'igihe cyo gufatiramo umwanzuro. Icya gatanu ni uko uburuhukiro budasigana n'ubutumwa bwiza, bigomba kugendana. Icya gatandatu ni uko twinjira muri ubu buruhukiro binyuze mu kwizera. Icya karindwi tugomba kumenya ni uko mu gihe cya Dawidi, wa wundi wari ufite amahoro impande zose, Abisiraheli bari batarakinjira mu buruhukiro. Icya munani ni uko uburuhukiro bw'Imana ari isezerano twahawe, si itegeko, nyamara kutaryakira bizana urupfu. Hamwe n'ibi, ni munyemerere dufata umwanzuro w'ibi byose. Icya mbere ni uko uburuhukiro budashobora kuba isabato y'umunsi wa karindwi nk'itegeko rya kane ku bw'izi mpamvu. Iya mbere ni uko ab'Imana yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo, bari basanzwe iyo sabato bayikurikiza kandi batayica. Impamvu ya kabiri ni uko mu gihe cya Yosuwa, aho twabonye ko nabwo Abisiraheli bari batararuhuka, nabwo isabato y'umunsi wa karindwi yarubahirizwaga. Impamvu ya gatatu ni uko no mu gihe cya Dawidi twabonye ko Abisiraheli bari batararuhuka, kandi nabwo isabato y'umunsi wa karindwi yaraziririzwaga. Impamvu ya kane iki kiruhuko kitaba isabato y'umunsi wa karindwi iri mu mategeko ya Mose, ni uko twabonye ko iki kiruhuko ari isezerano ryari rikiriho mu gihe uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yandikaga. Kandi rero tuzi ko itegeko ry'isabato ari itegeko nyine, aho kuba isezerano. Hamwe n'ibi, isezerano ry'uburuhukiro yaba Yosuwa na Dawidi batabonye ni Yesu Kristo. Iryo sezerano n'uyu munsi riracyahari, ngo ubishaka wese aryinjiremo. Dore uko nyiri ubu buruhukiro ari nawe bwo yavuze muri Matayo 11: mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Nimuve mu minsi musange nyiri iminsi, kandi mwe kubamba nyiri iminsi huti huti, ngo mubone uko mwubahiriza iminsi yamushushanyaga.